bekaho ni sawa nizere ko bagusamuje hari nubwo bajya bavuga ngo barya avoka zitogosheje ibyo kurya birahari yaka ariko rero nikangubwire nzovu buriya mujye mumutinya uziko tuvana tugiye mu ntara akitwarira tekawe y'umukobwa ntabwo agira mu ntara ngo ajye gutereta amwikurira nakamumanuka igihe abandi batwara tekawe y'ibyo kurya njye ntwara umukobwa twara umukobwa harya ni indera Ivete no wimuvuga ma oya ni Ivete wimuvuga nge ntabwo naguhishira kuko nanjye uramvuga mama Sandrine umenye ko tuvuye mu ntara nzovuye yamanukanye Ivete muvuyeyo mukoze amabara yamanukanye witwa Ivete sawa aramutegera amugura buri kimwe wumve ko iyo tugiye mu ntara nzova amanukana tekawe ubwo ageze mu ruhango hari ahantu warasamuye kuko ndabireba nkabigupima reka urabireba warasamuye aho utasamuye ni Nyanza ni Butare asenza iyo yakayasamuye uhita ubimenya ndabimenya oya Ivete mwarataye cyangwa musize Nyabugo aho urimo kwinjira bikize Ivete we ahubwo Ivete njya Ivete twari turi kumwe Kanyonge cyamaze kumuvamo none cyamuvuyemo Kanyombya ni Charinde yashoka civilian Kenyege ako shaka ntukajye uvuga nabi Kanyombya kandi arafana Kanyombya ntago muvuga nabi Kanyombya ntago ari umuntu ari mu bantu ngo barwaniye igihugu binjira oya Kanyombya ni umusirikare wa kera ariko ngai na leke grade nge mu rushipeti nge navuye mu gisirikare ndi second lieutenant Kanyombya yavuye mu gisirikare ari caporal nese urumva duhuri twara abantu bavuga ngo wewe waje we uri inyeshyamba we yaka none se inyeshyamba nari inyeshyamba se umusirikare nta niranka wagiraga none se iki gisirikare cyane kugira ngo gifate Rwanda ntago babanje kuba inyeshyamba wowe ngo nubwo ubeshya ngo waje mu ndege ngo ntago waje nayo ntago naje nayo ninde se wabikubwiye ntago waje mu ndege je navuye aho bita Pepa afande Joseph Dr wari hari icyo gihe 2001 niba kina hari hano yagubuhamye nge nuriye indege mvuye Pepa tugera hano Kanombe hano ku airport sangapi saa 2 z'ijoro twagurutse nko mu saa 10 ngo bira bintu byose uvuga bya gisirikare ngo nibyo wakuye ku mihanda ngo nibyo nakuye ku mihanda nawe hazagira ibivuga nkanye azagenda aryamiye nkuko waryamye yakamwana igisirikare aragikoze umuntu uvuga ko nari umusirikare ngewe mfite n'ibimenyetso nararashwe nabo twabanye hano barari bagubuhamye ngana za soda pe na za komanda na bino boka ngakutubamba ngana bino wana asante sana reka tubasuze kandi tubifurize kumererwa neza aho muherereye ahariho hose ni Wisdom TV Rwanda niba uri mu Rwanda cyangwa ukaba uri hanze y'u Rwanda ariko by'umwihariko gakunda Wisdom TV Rwanda warakoze cyane niba warakoze subscribe ni byiza niba utarayikora kandi kora subscribe kugira ngo tubane umunsi ku munsi yitwa Bahizi Bernard Bahizi Bernard turama babiri nari amazina wowe witwa Bahizi Bernard izina Bernard aho rikomoka Bernard nzi wari ministre Makuza Bernard none kucyo ryanga kucyo ryanga erega buriya ntago wanyita izina ritari ryanjye ngo ndyeme witwa Nzovu nitwa Bahizi Venus alias Nzovu alias se wanga kuheka Nzovu makuru se mwana ko duherukana i Huye wagize inama horo ko mwana yihuye wagutayihuye se si wowe kandi umenye ko mwari mufite imodokari nge naritegeye saa 12 ndabyibutse koko nge nasigaye wanyu Inyanza wanyu narahageze rero Inyanza siheza abana w'Inyanza wagiye kumusura agasombe kaho ni sawa nizere ko bagusamuje hari nubwo bajya bavuga ngo barya avoka zitogosheje ibyo kurya birahari yaka ariko rero nikangubwire Nzovu buriya mujye mumutinya uziko tuvana tugiye mu ntara akitwarira tekawe y'umukobwa ntabwo agira mu ntara ngo ajye gutereta amwikurira nakamumanuka igihe abandi batwara tekawe y'ibyo kurya njye ntwara umukobwa twara umukobwa harya ni indera Ivete no wimuvuga ma oya ni Ivete wimuvuga nge ntabwo naguhishira kuko nanjye uramvuga mama Sandrine umenye ko tuvuye mu ntara nzovuye yamanukanye Ivete muvuyeyo mukoze amabara yamanukanye witwa Ivete sawa aramutegera amugura buri kimwe wumve ko iyo tugiye mu ntara Nzovu amanukana teka wa musaza yaka uzi ko cyagiye ujya Ruhengeri yasigaye yitamo dusabeza
Dusanganimo uriya n'umwana wanjye sha Freedom naga ni Freedom ite bicara bayitanguki Freedom reba muri kamera sha we ni ya kamwana cyane ngo bayita gute bayita Freedom aga no kwishyira ukizana Freedom TV show bayita Wisdom TV show Freedom uriya ya kamwana mubereye sebukwe ni nanjye uzamwambarira nitujye butaragiye kwirega rero urumvura n'umwana wanjye nasenze avuga ko wavuze yuko uzashaka mushiki wa Gasore Pacifique bigeze we arengeje amahane mama Queen ubwo nta naba mvuye yajya kumva amaguru umutwe we no acanga gisirikare none nakagura ikenge kigupita ku mutwe urabandusha ibisazi uranagwa mushobora uriya yaka ugeze kuri heranka ugeze kuri heranka ndacyari imege ako sha noneho ngira ngo uragisubiramo noneho waje wateretse n'akagofero ko uriya ngenda cyari imege ariko neje cyangwa ejo bundi uzaba ushobora kujya gufata kuri ubufira rwose kuko ari ubufira ndahazi neza ubufira ndayizi kwambuka ikikubitabo bita Fizi kwambuka ikikubitabo bita Karemi kwambuka ikikubitabo bita Moba kwambuka ikikubitabo bita Kasasaika Pepa Pweto. Ese wamenye ko M23 yatanze integuza integuza itangaye we ntabyo uzora umusivire giceceka we nagiye mbyumva amahushuka ariko anytime ngiye rwose ngomba kujya kurasa kuri Uvira akonzo wazamujyanye ku ikosi nibura ry'iminsi nk'ibiri cyangwa 3 arashaje yenguye ntago yabibasha yenguye arashaje imyaka iramujyanye ngo mbona twayitekaho wowe tekawo si tekawo tekawo mu kikoni tuvugisha ukuri twagusizeyo uraza uhitira Nyanza wowe nande we niyo tekawe oya nge navuyeyo mbere ko nge nafite gahunda yo kujya mu Mutarangarama ariko bose nyiri karakabure ahantu twagiye gustinga twasanze yavanze Mitsingi na Rikeri bose yari yasinze saa 3 yaratangiye gusinzira none ikintu cyanzikije bose yamaze gusinda aravuga ati ngenda bishyura atari kuri bufate icyo kunywa ari yishyurira kuko ngenda narageze ndavuga ngiye ntabwo nabona nageze mu kabari ngo nicwe n'inyota ako kanya nahise nakapita Mitsingi ibindi nabyiguri wanjye nta nzoka nizengura abakunzi banjye niba banguriraga no kuvuga nawe mwizubona uramu boss cyakora gusa yatwishyuye neza yakwishyuye angahe ka yaduhaye senkani ijoro rimwe twananyweye twanariye ariko ibiryo batuzaniye nta nyama yari iriho shayi Butare n'abanyenzara hazanye ifiriti n'ibishyimbo birimo amashu inyama zirahise none ntihari ntabwo uvuga ko uriya mu boss we wadutumiye we yarabuze ndamuka mbashyiyeho inyama ndahomba ahitamo guhita bireka arabireka ariko mbona kuvuga ya kamwana ntabwo yavuye Nyanza cyako Nyanza aho ntabwo yasamuye ntabwo yatatse bashiki banjye ahubwo ageze mu Ruhango hari ahantu warasamuye uko ndabireba nkabigupima reka warasamuye aho utasamuye ni Nyanza ni Butare asenza iyo yakayasamuye uhita ubimenya ndabimenya oya Ivete mwarataye cyangwa musize Nyabugo urimo kwinjira ibikize Ivete we ahubwo Ivete twari turi kumwe uraneka iki oya none siko wamutegeye ko yakugezeho mu masaa 4 none yageze hano twari turi Ivete arahayoberwa ahita ajya niba yaragiye mu mujyi nzovorongera atangira indi 10 yo kugira ngo bamumugezeho yatanze kandi 10 urashora nzova arashora mukobwa utazarya ku mafaranga ya nzovu uzaba uhumbye niko yakambere yari yatanze angahe mbere sinzi yari yatanze urumva amukura mu gashyekera mugeze Nyabugogo gufata bisi Nyabugogo kumugeza aho twari turi umukobwa arongera arayoba motira muyobya arongera yishyura irindi 10 nzova hari aho hatakaje nkangahe ako se Ivete ko ntamuzi ijambo biti Ivete baramuzi banacuruza miti mu gashyekero acuruza Airtel mu gashyekero
wamunyeretse se avuga nanjye umunsi nakuvuga mama Sandrine nta mugabo ufite nta mugabo murimo ntawe ariko mana umugabo wawe rwose uhinduranya abagore buri munsi koko sha yaka urimo urasebye umwana w'inyenyanza oya njye nzavugisha ukuri rwose abantu rwose muvuga ngo mama Sandrine ngo gusubirana na Nzovu nanjye ndi umugore ntabwo nabona n'indaya y'umusaza nyiye ku myaka 59 ya Nzovu uhise umugira umusaza direct kandi shanamuboneye ikiraka cyo muri Serena iri hotel ikomeye y'Irubavu none reba ibyo utangiye kuvuga vuba uhise ubikura kiraka gishyushye ejo muri Serena y'igisenyi yakiyuvuza amafaranga ibindi bitekerezo byose harimo agafaranga aho turajyayo kabisa senkani rirahari ese yaka waje gusanga se warateye inda cyangwa ntago birakora dusabe yavuze ngo ntuzongere kumena amabanga y'urugo dusabe ntabwo atwite ntago atwite ntabwo atwite inda ntabwo atwite urateganya se kwitera ahubwo gusa mu rugo meze neza agasombe karahari umwumbati urahari kwa mabukwe banyohereje ibishyimbo ubu blessing ari mu rugo barimo kuba papa baravuga papa araguterekamo ka dadi buri kanya ka dadi rwose azoyaka umwanya wo kwita ku mwana natangiye kumenyera izina papa dadi tuntu none so wowe ubu ngubu ubona umwanya wo kwita ku mwana wagiye kuri somo mwitaho cyambi umwana yari yese uyu mwana se ko ari kumwe na nyina n'umugati igikoma kirahari yakamwana yabaye papa w'umwana ubu afite inshingano nyinshi wagiye kuzata kwa kundi amere nk'abandi bagabo bakira umugati nimugoroba uyu mugati ngomba kumujya nkutahana kunabuze na telemusi igikoma rwose kirahari ahubwo yaka uracyakunda igikoma uya buri igikoma ngewe ndagikunda pe ariko rero narabuze ukimfasha ariko uriya mwana kuva yaje nujye kujya mfasha kunywa ku gikoma umwana w'uruhinja se umwishywa se tugisangiye umwishywa umwana wa makurata we araza giheke umwana wa makurata nawe araza vuba ahangaha rero wamvugisha uvuga ko urimo gutamira urimo kurya agasombe n'iki nimba n'akavange uya ni ukuvuga kwa mabukwe urabizi ko twagiye Huye dusabe yagiye mu gitondo yazanye isombe urumva azana imyumbati azana ifu y'ubugari azana ibishyimbo urumva ko kwa mabukwe bamfashe neza nangiye kurya ku byo kwa mabukwe ujya kuzaza uhagakeye ntuzabona barahinga ntuzazabona igihe cy'inga kigeze bagahinga uzazubarira uya ni ukujya noherezayo dusabe umuha amafaranga ya tike agenda akuzanira ibishyimbo akuzanira imyumbati y'ubugari akuzanira umucyayicyayi imyumbati n'ibyo nta mpamvu cyo cyiza cyo kurongora yaka agasombe ko kwa mabukwe ukuntu kameze neza kutabana n'umugore we uzabikorerwa nande ngewe yandi siribateri y'umusaza kandi ifite abana siribateri ntakirya ntakiryama none se bahize ngewe inama nkugira aho kugira ngewe nimugira inama buri munsi aho kugira ngo ukomeze ukatakate mu nda uzenguruke mu nda wafashe inda imwe mu kabani kaba umugore wawe inda nazivuyemo akagusajisha bro nazivuyemo ntuzongera no kuzimbwira se ko bavuga ko ingeso y'umuntu icika ariko nyirayo yapfuye ubu ingeso warayiretse mwese uravuga ko yazivuyemo we yabivuyemo afite umugore mu ruhango yarasamuye ndabibwiwe n'iki kutangwa ufite video n'amafoto shavyihore yakantu maze iminsi 3 utabi wawe twagiye kwa kangahe warayi Butare nese rimwe naraye uraza uhite bagusiga inyanza umutwe yagusize inyanza barakomeza barigendera bagusiga inyanza uva inyanza uza mu ruhango umbwira kuri mu ruhango urara mu ruhango waje bukeye bwawe mu ruhango warasamuye mu ruhango yarasamuye samuri iki mitsingi ariko yaka nawe ndabona urugo rwe rugiye kuzamubera nk'urwaye erega ni kwa kundi ingeso y'umuntu imuvamo yapfuye cyo kwa yakamwana ntabwo ashobora kubikorera nk'aha hafi aho yajyaga ajya Sodoma na hehe asigaye yakamwana abikora ari mu ntara akurabona ko yahindutse abona ukuntu yambaye neza bayizi Venus umugore wakwihanganya ugashaka umugore ugusajisha koko kandi dusabe urabona dusabe mugiye kuzafata irembo nzaza muzanye koko bahizi koko bibananire gukora umurenge na Nyamabondo agiye gukora umurenge ejo bundi ntukatubwiye ibya Nyamabondo kubera iki se ntago ari umuntu we ko wananiwe kuwukora si inshuti yawe kandi ngo murakundana nkundana nande Nyamabondo
yaguze intebe za miliyoni 3 wowe hari izo ugera biramureba uzagenda guhemwe ebyiri azoya amuhemwe ebyiri mwana gusanya amabondo sava aje neza yaguze intebe yakoze n'ubukwe gusa Imana yabwa icyubahiro ejo ndagenda no gukora urukiko ni byiza cyane kabamwe ngo yagiye gusaba Nyamasheke ngo yagiye hehe hariho bita Kamananga twabanye ku Muhima ngo yagiye kumusabira namwe ngo agiye gusaba se ndemera ibyanjye ngo yemerewe n'abaturage mitiweli Kamananga mu baturage bose ura n'umutekamutwe iyo uriya twabanye ku Muhima uramuzi ni igisambo burya ndamuzi Kamananga ngo yemereye abaturage baho ngo yari umukire bya hatari ngo yaratunze miliyari ngo atunze miliyari ariko toni ubwo ngo yafashije ngo abakinyi ngo barazaga ngo bakarya bakanywa ngo niwe wagaburiraga abakinyi n'abafana ba Rayon Sport ibyo mba narabimenye ngende umufana w'Imena wa Rayon none se wowe kutatangagamo amafaranga kandi wakaba yarayatangagamo mwamenyanire umukina amenyana n'umukene baba bamamaga nanjye nzanye nyikubita hasi nkaheka mwana wowe umukira amenyana n'umukene ni we yatangaga amafaranga ya sponsor kandi we nta kintu wakoze ariho ngo bamukuyeho umugore ngiye Kamananga nyimubona bwa mbere twahuriye ahantu nihera hano zanuza ari ahantu gukabara ari kungura ukuntu umuntu yamwambuye umugore n'abana bose umuntu arabamutwara Kamananga ngo inzoga aranywa noneho ngo iminsi 3 cyumwe aranywa ariko nayo zimaze kumuhitana arasinza atangiye gutitira akadakaje imbere iminwa yarumye shiramugaba inzoga zizamwica mva ko nkunda inzoga Kamananga wararekabije ngo hari umugore ngo mwasohokanye ngarakubwira ngo nyine nguze ngo agusamurishe ngo utangiye gusamura uhita usinzira nibyo ra oya hari umuntu umugabo namwe inzoga se wahise usinzira rwose ngaravuga ngo kumbi ngo nibyo abayibaraguza nta nicyo ashoboye nzovu ibyo bintu byabayeho mu gaseke warabinyibwiriye reka neza umva ko inkuru ari impamo baragiye rwose ngo ukigera ku buriri uhita wisinzira gahita asinzira nta no kumukoraho nta ngo yasamuye mu gitondo ahubwo njya kwivunagura wowe ntufite umugore ntiyagiye uryama ntabyo ukoze nuko ko ubikora buri munsi ngewe se vugisha ukuri ibyo ni ibanga ry'urugo mwana mwe kujya mwumvugisha ibyo magambo ibyo bintu barabimbuje nzovu rero arimo arashaka kwisanisha nawe wewe byarakunani ahubwo mama Sandrine buriya warahamyaga none ku mugani wa Kamwana ntimukinjire mu ngo z'abantu buriya Fred rero kwinjira mu rugo rw'abantu kuko ibi bintu dukora abagore bacu bafite hari uwa Kamwana afite touch nanjye mama Sandrine arayifite uzi ko karakantu twabyinye i Butare bashyiramo inkongomani ngewe nawe mama Sandrine yabimbwiye wabyinye inkongomani ngo we na Kamwana ngo mwabyinye inkongomani karakantu twakoreye ikibazo ukuntu abantu bakareba parade yanjye na Kanyombya kuri stage parade yanjye na Kanyombya nayo rwose ngo iraryoshye yaka ariko Kanyombya amaze kuba umusivile Kanyombya ni umudemo bariko amaze kuba umusivile mubisi bya bindi bavuga ngo igisirikare ngo kivamo nikikuvamo Kanyombya cyamaze kumuvamo none cyamuvuyemo Kanyombya ni charindi yashoka civilian Kenyeki ako shaka ntukajye uvuga nabi Kanyombya kandi arafana Kanyombya ntago muvuga nabi Kanyombya ntago ari umuntu ari mu bantu ngo barwaniye igihugu binjira oya Kanyombya ni umusirikare wa kera ariko ngai na leke grade nge mu rushipeti nge navuye mu gisirikare ndi second lieutenant Kanyombya yavuye mu gisirikare ari caporal nese urumva duhuri twara abantu bavuga ngo wewe waje wewe uri inyeshyamba we yaka none se inyeshyamba nari inyeshyamba se umusirikare nta niranka wagiraga none se iki gisirikare cyane kugira ngo gifate u Rwanda ntago babanje kuba inyeshyamba wowe ngo nubwo ubeshya ngo waje mu ndege ngo ntago waje nayo ntago naje nayo ninde se wabikubwiye ntago waje mu ndege je navuye aho bita Pepa afande Joseph Dr wari hari cyo gihe 2001 niba kina hari hano yagubuhamye nge nuriye indege mvuye Pepa tugera hano Kanombe hano ku airport sangapi 2 z'ijoro twagurutse mu saa 10 ngo bira bintu byose uvuga bya gisirikare ngo nibyo wakwiye ku mihanda ngo nibyo nakwiye ku mihanda nawe hazagira ubivuga nkanye
azagenda aryame yo nkuko waryamye umuntu uvuga ko nari umusirikare ngewe mfite n'ibimenyetso nararashwe n'abo twabanye hano barari baguha ngana za soda pe na za komanda na bino boka ngakutubamba ngana bino wana babwire iringara kabisa bino muri bose bararangaye nge mfite n'ibimenyetso hari abantu benshi twabanye hano wajya mu instructeur Gabiro abarimo bari Gabiro abenshi twabanye batraininga hariya ku Mushaki muri RCD Rassemblement Congolais pour la Démocratie narashwe jo bundi 2007 mba mu Mescot Round CNDP Congrès National pour la Défense du Peuple nazana c'est 33012 barge 8e région militaire Goma 5e brigade intégrée kebaka nayo